Ese waba warigeze umenya ko burya umuvuduko isi igenderaho ari wo ushyira puresha nini cyane ku bantu? Buriya abantu benshi basigaye bagendera ku muvuduko mwinshi, haba mu iterambere, mu ikoranabuhanga, ibintu byose ni ku muvuduko gusa. Ariko uko mwene muntu yakwigira kose, ni hahandi buriya birakomeye cyane kugira ngo abe yasiga igihe. Nta muntu n'umwe ushobora kwirukanka ngo asige ibihe nibyo tugenda, ntabwo ibihe bitugendaho, ahubwo twebwe tugenda mu bihe. Rero akenshi na kenshi kwa kundi umuntu aba afite puresha nyinshi cyane, wenda kugera ku bukire, cyangwa se afite ibintu byinshi cyane bimurangaje imbere, yumva koko akwiye gushyiramo umuvuduko mwinshi cyane kugira ngo abashe kugera kuri byinshi, cyangwa se abashe kuba yagendana n'isi, biragoye cyane. Akenshi na kenshi usanga abantu benshi bakurizamo uburwayi butandukanye bw'imivuduko mu buryo butandukanye, bitewe n'uko ashaka kugera ku bintu byinshi cyane kandi vuba. Abantu benshi dore ko bizagira n'ingaruka nyinshi kuri benshi. Abantu benshi bisange barahemutse cyangwa inshuti runaka, ashobora ndetse no gutuma batabasha kugera kuri rya terambere. Rero akenshi na kenshi iyo ushatse kwirukanka mu gihe ndetse ukaba ushaka kuba wakora cyane kugira ngo usige igihe, hari igihe birangira byakugizeho ingaruka kandi zikomeye. Umunsi umwe ukaba wazisanga uri mu byago birenze uko wigeze ubitekereza yawe, cyangwa se rikaba inzozi. Ibyo wajyaga wifuza kugeraho, ubuzima bwiza wajyaga wifuza kuzabaho kera, numara kugera kuri rya terambere rwose bikaba byaragiye nka nyomberi. Ndagira ngo uyu munsi wa none, niba utarakora subscribe mbere ko dukomeza kuri iyi channel, ubanze ukore subscribe. Reka rero tubanze tunashimire n'abantu bakoze subscribe bagakora like, share na comment kuri iyi channel, kuri video. Niba warigeze ukoraho ibyo bintu, uri umuntu w'umugabo, reka tugushimire cyane ko utanga inkunga ya buri munsi ituma dukora ibiganiro. Uri umwe rero mu bafatanyabikorwa kandi bakwiye kuba ari abantu b'ingirakamaro ndetse no kubishimirwa, kuko akenshi na kenshi iyo dukoze ikintu muri ino si, burya kamere y'isi natwe itwitura nk'ibyo. Nawe rero hari abandi bazakora byinshi kugira ngo ugere kuri byinshi. Ndetse muri iyi video tugiye kurebera neza hamwe impamvu abantu badakwiye kwirukanka mu gihe cyane mu buryo burenze, ndetse bashaka kwihutisha ibintu naho bishoboka ko ushobora gufata isegonda ukarihindura rwose amatiyeri. Ntabwo bizigera bibaho na rimwe. Igihe ni igihe, kandi igihe kirihuta cyane kuruta uko tubitekereza. Nawe baze nyine nk'amasegonda wenda 60 ni umunota umwe gusa. Ibaze ko umunota umwe, cyangwa se ibaze ko isaha imwe ifite iminota 60 yonyine gusa. Igihe kimeze nk'aho ari gitoya, mu gihe ibyo dushaka gukora ari ibintu binini cyane. Rero inzozi urota, jya urota inzozi nini, ariko utekereze no kuziha igihe kirekire. Mu igihe kirekire, niba uvuze uti nzubaka inzu, igihe kirekire wenda wihe nk'imyaka wenda 3 bitewe n'umushahara winjiza. Ariko we kuvuga ngo ugiye kubaka inzu mu mwaka utaha, kandi nyamara n'amafaranga winjiza ntiyabasha kuyinjiza, icyo gihe bizagusaba kwaka inguzanyo. Numara kwaka inguzanyo, numara kubaka ya nzu, inguzanyo ikunanire kuyishyura, hanyuma ya nzu yongere ihindukiriwe iterwe cyamunara. Bizaba bimeze rwose nk'aho muri cya gihe wirukaga nacyo utigeze wowe ugira naho urenga, mbese utigeze urenga n'umutaro kuri cya gihe, ahubwo cyo kizaba cyaragusize cyane, warasigaye inyuma kure cyane. Kuko ya nzu washaka kuzubaka mu myaka, wenda wari ukwiye kuzubaka mu myaka 4, ugashaka kubaka mu mwaka umwe, bishobora kuzarangira ya myaka 5, 4 inarenze n'5, cyangwa ikikuba n'inshuro 2, ya nzu ntayo wabonye. Kandi atari uko wigeze utayigira, ahubwo warayigize nyuma y'igihe gito yakunaniye kuyishyura bitewe n'imibare wakoze yo kwihutisha ibihe cyane ugakabya, cyangwa se gushaka kugendera ku muvuduko urenze w'igihe, byarakugizeho ingaruka. Ya nzu ntayo ufite, ndetse na bya bindi bike bari kuba barizigamye wenda bari kubugezeho ntabyo bigeze ugeraho. Rero ni byiza ko turota inzozi, ariko none tukazirotana ubuhanga. Byaba byiza rero abantu bamenyereye gukoresha igihe uko bikwiriye. Dore rero ibintu bizakwereka ko ukoresha igihe nabi. Niba ujya wihutisha ibintu cyangwa ugateganya, ugakora iteganyagihe ry'igihe gito kidashoboka, mbese we ntubare ugakora iteganyagihe
ukiha gahunda ngo nzagera kuri ibi utabanje kureba koko niba koko icyo gihe kibikwemerera. Ibi bizaguca intege cya gihe wagiye upanga kigera utarabigeraho, birangiye bacitse intege rwose ntukubigeraho bihinduka inzozi. Ariko umuntu uzakoresha igihe neza muri iyi minsi turimo bizagenda neza cyane, kuko mbere na mbere ikintu usabwa ni ukubanza koroshya ubuzima ugatuza. Ukeneye kubanza gutuza kugira ngo umenye ese igihe kiratera gute, amasegonda aratera ate, umunota urabara gute, isaha irabara ite, umunsi wanjye urabara ute, ukwezi kwanjye kubara iki, ese mu mwaka ninjiza iki, nsagura iki, nkoresha iki, mbese ndamutse ngize n'ibyago sida nshyira ku ruhande byaba bingana iki. Buriya akenshi na kenshi iyo wizigama ushaka gukoresha neza igihe, ugomba kugira ibyo wizigama bitunguranye bizagufasha mu buryo butunguranye, ukagira n'ibyo wizigama by'igihe kirekire. Rero gukoresha igihe ni ukubanza kubara neza uburyo igihe ufite gishobora kuba cyabyara umusaruro nacyo ubwacyo, kuko iminsi uko igenda iba myinshi hari ibintu byinshi cyane bizagenda nabyo byibyazamo inyungu. Rero wihubuka, wihuzagurika, wikwirukanka cyane wumva ko ari bwo uzagera kure, kuko ushobora kwirukanka cyane ukananirwa mu nzira, cyangwa se ugakora impanuka ukisanga mu bitaro. Hari igihe kinini cyane uzapfusha ubusa mu gihe uzaba uhubutse cyangwa se ushatse gukoresha igihe gito cyane ukarenza urugero, mbese bigusaba kwiruka ku muvuduko urenze uwo ushoboye. Icyo gihe ushobora kuzakora impanuka ukisanga mu bitaro. Rero igihe ntabwo uzaba ugikoresheje neza, ahubwo uzongera ufata igihe kinini wivuza. Cya gihe uzafata wivuza ushobora kuhakura ubumuga, bikarangira n'akazi kamwe na kamwe utagishoboye gukora. Ngizo rero ingaruka zo gukoresha igihe mu buryo bukabije cyane cyangwa se bubi, butatekerejweho neza cyangwa ngo bwigwe bunozwe neza. Igihe rero igihe cyose utagikoresheje neza kigira ingaruka nyinshi nk'uko turimo tugenda tubibona. Rero humura, buriya nukoresha igihe neza uzagera kuri byinshi, nugikoresha nabi kandi nabwo uzicuza byinshi, ndetse ahubwo byinshi bizakubaho bizaba ari imibabaro gusa. Igihe rero ni ikintu cyo kwitondera, kandi iyi ni impano y'Imana ikomeye cyane twahawe. Jya umenya rero uburyo ukwiye kukibaho, umenye ko ari icy'agaciro. Umunsi nushira ushima Imana. Iyo ngana ku musozo akenshi iyo ndangije video nta kindi kintu mpita nibutsa umuntu ko ibi bintu byose nubwo tubigeraho biturutse ku bubasha n'ubushobozi bw'Imana. Rero koresha igihe cyawe neza kandi ujye ushimira Imana icyo umaze, ndetse uyereke n'icyo ugiye kuzamara, kuko yo irakizi. Byereke ibiri imbere, wishimire ibyarangiye, kandi wishimire no kuzagufasha kugera no ku bindi biri imbere. Murakoze rero. Twibutse cyane abantu baba batarakora subscribe kuri iyi channel ko ibiganiro nk'ibi ngibi umunsi kundi biba biduhugura, bitwereka ko umuntu akwiye rwose kumenya ko uko umunsi ushira, uko amasegonda ashira, uko isegonda ritera, uko umunota ugenda, uko isaha igenda, byanze bikunze hari ikibazo kiba kirimo kuvuka. Ntabwo ibintu byose aba ari amahoro gusa. Kuba umunota umwe ushize ibiri irashira, nubwo waba uri muzima, ariko tangira utekereze ko rwose hari ikibazo gishobora kuza imbere, cyangwa se ibyiza bishobora kuza imbere bitewe n'uko nawe wabyitwayemo. Umenye rero ko igihe ari ikintu ukwiye guha agaciro buri munsi, ndetse uko ubyutse ukajya ubanza ugatekereza umunsi uri buze kuba ufite amasaha ya n'aya, kuva mu gitondo kugera saa sita, wenda mbere y'uko ndya ndaza gukora ibi, niba mfite akazi nsubiramo ngakora n'ikigoroba ndaza gukora gutya, ibyo byose nibirangira ndi buruhuke gutya. Ukagena ibihe, ugashyiramo ibihe byo kuruhuka, ukagira mbese umunsi upanze neza, kandi ubwo munsi ukamara icyumweru gipanze neza, ukwezi gupanze neza, umwaka upanze neza. Ibiro bizagufasha kubaho neza mu buryo bugendera ku gihe, kandi bugendera ku gihe neza.
murakoze rero, Imana ibarinde. Turayishimira byinshi yatugejeho muri uyu mwaka, dore amezi 6 twamaze kuyasatira, turi hafi, turimo turagenda dusatira icya kabiri cy'umwaka. Rero ababashije kugeza uyu mwanya bagihumeka, reka dushimire Imana. Murakoze rero, naho gutaha. Iyi yari Happy Jid Nduba TV, njyewe ubagezaho ikiganiro ndi Habiyaremye Jean de Dieu.